are you gonna kiss me? Are you okay? Bikanze? Cyase kikumira. Nimba wani kanze nabimenye. Nagendeye muri ubu buryo. Rezo ikanya muri ubundi wayo. Nikangire muri ubu. Nimba yarane. Kirezi. Hoshide. Nimba yarane zura kuboro wakikanze ubayo. Hoshita ni hoshita. Hey, I got something to say. Bitwaye. Uzine bitinga ntago umwijana nawe ugira kumana. Ahubwo James nacyo duhuriye na bya bibuka. Kubita inkoko ugashyiramo nk'ahari ya Frank ari kuntu umunigo kuri ya cyane yawe ya indi yawe Bazireba? Nzanzireba barangiye nkunda guteza imbere inshuti za turi mu kazi. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling, you keep bluffing, you've got nothing, I'll keep hustling. Uvugishije kuri Frank waramufunguye ruka? Sikushye kuvuga gutyo ubundi. Frank ngenda mufunga. utafanga ni nkane sikumaga ku rugo mu ndanazo mu rwego ni ndongo ni arameri aram ama ndayizwe n'icyo cyadimana dutangire mere gutya se cyane ngemera uko nayemeze ngo nakaveni. Oh God, honey, when are you going to be a gentle? Really? Thank you. Kuba mugufi, kuba muremure, it doesn't matter to me. What I care is just what is in there. What is in there? Emily, when are we gonna kiss? Ari urugendo. Ese gajo. Ma televiziyo. Arimo nabareba. Danuka bari. Koyenje ufite phone. I like it. Wangira murabyiwe. I like a move. Yafatini kandi phone ayifashe. Telefone Baya ntabwo wayifashe. bayifashe. Iboro muri bishikaje. Kandi ugira imisatsi dore ingofero yishwambaguje. Buri ubu niciye inuze. Tamkuva. Lucas naza kuzotya akweje muri akagiye kwegera nanyi bituma rwego ngabo manu y'umucyaka akajira ufunza amaso ndetse nibwo ari buze guhita turuka nyine turi no mu tubonye no. Twagiye we. Turi nivuga ngo to wituza. Let's go people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness. Uyu mugore wawe mwabyaranye nawe. Down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling.
hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling. Keep mumbling, I'll keep doubling. You keep bluffing, you've got nothing. Kugitinzi gikire. Ngiye koza. Gasa wese. kuki wikoranye ugeze mu nzira mari ese nati murabibona ko ibijumba byacu araburavuka tayari byabonetse byanashiriye akiri foto ndetse se kubisa yicayemo igisakuzo bajyaga bavuga ngo ngishimire karatwite bagahita bavuga ngo agakono k'ibijumba abibonye kukiriraho navoka ntago ndi kwigira ndi kwikura mu gishishwa nkahita ndyo Hello guys, ni Anita nanone nongeye kubasuhuza mbahaye ikaze kuri YouTube channel yanjye Anita TV show. Ahangaha ndi rero muri kubona ko ikirere cyahindutse nagiye mu cyaro. Muribaza ngo ndi kumwe nande. Ndi kumwe n'inshuti yanjye twagiye mu cyaro gusura inshuti yiwe. Twakoze ibintu byinshi, twatetse, twavomye ibintu byinshi cyane twakoze. Reka mubabwire rero nawe aze abasuhuze mu murebe tuze kubana muri iyi vlog, tugiye guteka, tugiye kujya guhaha ibintu byose muze kubana paka iyi video irangiye. hi Hello guys, muramubona rero ibwire abakunzi ba Anita TV show. hello guys ni umukobwa wanyu Swala n'ubwa mbere nje kuri Anita TV show gusa ndikubona biri buze ko ari show No muriro muribaza tugiye gukora ikirere, tugiye kujya guhaha duteke. Hano rero turi twaje gushura umushuti wa Swala ariko afite brother wiwe nawe twifuje ko dukorana muri kano kantu tugiye kubakorera muri iyi minota nawe yaza akabasuhuza. Niyo style yiwe nyine ni gutya berewe ni umusitari w'inanga yatubwiye ngo niyo style y'inango n'umusitari nta muntu ujye umuvuga muri quartier. Muramubona basuhuza abantu badukurikiye nanjye ndabashuhuje. So guys, tubane tugiye kujya guhaha, turateka, turajya kuvoma ibintu byose. Mudukurikire paka tugeze aho tugiye. Bye. Dukomezanye. Tujyane bro, kuri kutwihunza se ubu ngubu kandi twebwe ko turi gukorana. Nanjye. Guys, murabibona rero tugiye guhaha, mujyane natwe tubereke ibintu mutazi mutarabona. Hari abantu baba kuri YouTube cyangwa se guys kiriya kintu murashize bakita hariho hava ipapayi sibyo nta na kintu kiro muri kugira ngo turi kwabeshya. Dore aha niho hava indimu, abantu batazi indimu aha niva. Hanyuma hano turi mu rutoki, turi mu bihe byo kwera do. Aha niho hano aka kabora niko gakura kakazavamo ikigori cya kindi tugura ku muhanda kivamo n'ibikoma. Aha ngaha niho hava ibishyimbo, tuno tuboro tuno muri kubona tugenda tuzamo ibishyimbo. So guys, mubane natwe tubereke ibintu mutarabona. Dore kano kaboro ibisi ibijumba ni ukuri ni umugozi w'ibijumba. Dore hano aha niho hava ibijumba guys. Simba kora ibintu bya danger se muzambwire ngo kuri Anita TV show ngo mwabura ubanga ni iki kintu cyabyonye ikintu cyona ibishyimbo guys ni ihene ni ihene ubinka zarabiriye ingurube se zirya ibishyimbo Abinyuzemo none se amababari he niba arakagurube kabinyuze nyanyagiye biruma. Yego ntabwo narimbiye noneho mufite n'ingurube hari. Dore noneho ikijumba cyakura umugozi w'ikijumba wakuze kariya uranagafata ukagatera mu ibimba kwa kundi bahinga ibitaka bakabigira. Yego guys muzabivuga muri comment nambe ibimba kwa kundi cyangwa si ibimba kabande ni ibimba nyine bafata ibitaka bakabigerekeranya bikabyimba hanyuma bagafata kano kantu bagateramo hakazavamo ibintu bimeze uku hakazavamo n'ibijumba. Niba kwihangana ese ntago bizi ibijumba ndabizi n'ahantu byera ndahazi ariko ibaze yuko ari byo bintu ngiye no guteka. Hari ahantu ndi kubereka niho byavuye ibintu tugiye guteka. Mwibaze ukuntu bikura bikava hariya bikaba ibintu bya danje. Hanyuma ngiye kubereka akantu ariko nta karimo
dore rero guys aya ni amateke. Guess what? Abantu murya amateke. Abantu batazi amateke mubayeho mute muri abanyarwanda. Dore hano amateke avamo hariya hasi. Sibyo rata bro? Bwayisi ziba mu gishanga. Bwayisi ziva mu gishanga. Sibyo? Byitwa amateke. Ariko bwayisi ziba ari umweru, aya ngaya aba ari umutuku. nayagira umweru n'umutuku. Nayagira umweru n'umutuku. Ariko aho bitandukanira amateke iyo igasozi azaho akajya amera kuri kiriya kibora cyayo kimeze nk'igitumba nk'ikiguri cy'isina. Ariko bwayisizo uko wagiteye cyo kirabyimba nyine ukabona kubura uragiteka cy'ubwacu. Buriya hari harimo ikintu kimeze nk'umuzi w'itsina. Noneho niho hashamikiraho nk'uko ibirayi bimera nyine. Ndabizi. Ibyo bintu swara ubundi asesora tuvugisha ukuri. Ko mbizi ko nitari i Kigali gute umbwira ko ibintu butabizi. Ngiye mu rugo ni i Kigali. Iwanyu Kigali ingoma. Ingoma batubwira iwawe yo karitsiye bita Kigali. Iwacu ni i Kigali. Iwanyu ni i Kigali. Noneho iwacu ahantu murangira ahantu ata naho navukiye ariko siho narerewe. Aho wavukiye? Navukiye i Kigali hariya Kacyiru neza. Ku bitaro? Muri karitsiye wavukiye mu rugo rero ubwo ngubwo mama wawe yakoze amakosa. Oya nyine mu rugo. Okay, byari bitaraba itegeko kubyarira kwa muganga kuri wa kera. Oya shazaza navukiye kwa muganga. Hanyuma niho navukiye pe. Ariko narerewe mu cyaro ahantu bita Ingoma Rurenge mu cyaro cya Danje. Ariko rero mubonye swara mubona ko yavukiye i Kigali. Noneho njyewe navukiye mu cyaro nkurira, navukiye mu cyaro nkurira mu cyaro nzi Kigali nkuze. Njye noneho nakuriye mu cyaro ariko i Kigali nongera magaruka ndi mu wa 4 secondaire. Numva nago mba nyine hari muri makisi yo wirebye uri umunyacyaro cyangwa uri umuturage. Oya njye mbona ndi umunyacyaro kuko niyo njyamye nkarota igihe nirota ibintu by'acyaro. Ugira utagiye kwiba amapera cyangwa uri kurisha imyembe umunyu. Yes yo noneho nimba ikintu kiryoha mana yanjye umwembe n'umunyu biraryoha ku rwego. None guys muzi gufata umwembe ugashyiraho spadipe. Yesu ariko si ibyo bintu twabikoze. No si shatwe ko inanga nta myembe mibisi mugira. Myembe mibisi nagirera ariko irahari yaboneka se. Turariye nituyibona turayikoresha. Ni kure guys, nitubona imyembe turabereka ukuntu bafata imyembe bagashyiraho spadipe. Spadipe rero abantu batabizi kakomeje kuvuga ubusutwa. Keza nagaraza Keza mushiki wawe ntago yitwa Keza. Yitwa nde? Yitwa Inesi. Naze ku ishuri ko twamwitaga Keza. Oya Inesi ntago bajyaga bamuhamagara se no mu bitabo. Ibyo bintu byo ku ishuri ngo twabishyizemo. Cyabwo nyine nakundi ubwo yitwa Keza, twebwe ubwanya kitwa Inesi nawe tubivuge gute. Ndamuzehe mubimubwiye ntago yamumenya. Inde se? Muzehe ntago yamenya Keza ngo ninde? Shu dore imyembe. Imyembe nangahe? Hari n'ibimene by'imyaka. Ibi base yose twayimarisha. Ariko ntago gushyiramo rwose. Umwembe umwe nangahe? Magana ntago mwabudo. Kiri hano baratwishyura. 2.5. Turashaka kwa magana. Waduhaye se uwa 200. Uko dufite ibiceri 400 hano. Kandi dushaka 2. Wete wo kuzutanga ibyembe sinamenye iyo mba. 205 na 200. 200 ni imito ikazayira. Mito ntago. Iyi mito ntago twishaka dushaka iryoshye. Uyu nguyu. Genda byushye. Uraryoha. Reka ayibi. Urafata mu. Urarya ibidiya? Ibidiya se ni icyo cyuma muri gukoresha se ngo mutize. Ibitunga. Mama imyembe nangahe? Waduhaye se ya desha.
keretse nimbara baramimita umutwe kandi nawe dushaka twafashe dutera no ntabwo nyibaha iminini reba uyu ni munini pe mwafashe cyane uyu wanjye ku ntabwo buryo utawuduhereza uyu ni munini oya ni munini ngakira tugarurire ni munini rwose ndabagarura wagiye umenya kugabanya none se ko bajyanze dukora iki utamekana birimo bitwaye iki iyi myembe se muzi ukuntu bayita yo iyi myembe yitwa yembe dodo ngo ubundi simbagarurira turyoshya yabonye 500 si 200 icyuma se si nta kindi cyuma mufite ngo mudutize tukigarure kanze nkwereke mwadukije ikindi cyuma tukata tukigaruramo amata mu kanya gatoya tugiye gufata akantu hariya tukijyanye njyewe nicyo mfite we ni icy'abantu niba bakwemerera make si wa mutwe tukaboneka ni wowe ni wowe kiba kiri mu iki bafite barimo kurisha ni icyande kibateze tureta tukigarura se twari twaciye hano kare ntabwo dutira abakoresha kiriya hari bibiri twebwe turira kuvuga ngo mugitwara ni bibiri ntabwo twijana tukijyanye burundu se cyangwa tugiye ntabwo bakijyana kigarura wirukana n'umuntu kugira ngo watugesha yo nagira mu rugo kikabyina oya ikintu cyane kukubwira ngo gisubire yes ngiki cyumba gitanye iwacu cyambwira ngo nsubize aho wankuye barimo kudufata oya ntabwo bari kubafata ntabwo bari yesu we ngo arajya ngo ibidiya ni ukuri kw'imana akwimbira iryoshye ntukiza guys imyembe iraryoshye pe nuko tumaze kurya imyumbati baduha imyumbati na voka n'igikoma n'ubushera nubeshe twabunyweye tukibyuga mu bitondo twariye igisheke imyumbati mibisi ihiye ibishyimbo ikivuguto amandazi inshyushyu n'imyembe tugiye kujya n'ibijumba n'ibishyimbo cyo koreka ngo ngiranirwa kurya nkumva kada kagiye kuturika nyirumwe hari umwenda kano kandi bakubwira ngo wambare ntuwambare vugisha ukuri n'uyu ngo impamvu nawambaye ari kugira ngo narabure muri make impamvu twambaye imyenda minini dore ko turi guhishinga dufite orasha ntabwo gikabije iya birakabije namwe mwajyaga mwambara imyenda y'ibipira bigera ku maguru nta kabutura irimo uze ko yabaga ari abapapa wacu baduhaye ngo twambare ako imyenda sinzeye nyambara pe nawe ngiye kubeshya ariko najyaga mbona abana bayambara bakambara imyenda igize imipira nyine ireshya iyo duhahiraga hano ibijumba ibijumba tugure bino cyangwa turebe n'imbere ibindi mbona ari byiza ndabishaka ko biryoshye ndahita tuze kugura ibijumba tugiye guteka tugure tujya kureba hariya ntitusanga bitameze neza ibijumba bishaka ko biryoshye yego mbanze numve bagiye kutwumvira niba ibijumba biryoshye kuko uyu ni uwa hano arabizi kuturusha ni kumva ameze bite biraryoshye ari byo tugura birakomeye n'ubundi mu isoko ntabwo bose bariye yesu we ibaze ko ibijumba ngo inahangaha ikayonza ari inkangahe 500 ntabwo watugabanyiriza turi butware noneho ukuntu mama yahise abirakariramo
babonye babona muri abasirimu bayenda hano batwifatiye ko muri kutwifatira koko muduhenda hano ko ntabwo tumwega ku munzani tugurisha 35 ikiro isubu kumufungura ibiro bibiri sha hano ndi kumva bihenze tubaze n'ahari imbere sibyo birahenze ko nimburaga abantu kuko turi kugura ibintu byinshi kandi tubaze n'ibyo gutahana tujye gushakisha ibintu muso twabigura 500 guys ni Kigali tubigura 500 mu gihe umwembe tuwuguze 550 iyo nguye Kigali si igihumbi cyangwa se nk'icyabi yewe nuko nguko nza nkajya nkoramo numva nkahita ngenda nyine ubwo nkaba ndabiri uranyumvira sho numva nimba biryoshye wagenda ari kumwe ibaze n'ukuntu nasubira n'ahantu nako babura umusirimu cyane sinabikubwiye ko ndi umusitari hano muri quartier baranze iyi ngiyi niyo myenda utunga iyo mba niyambariye nyine hano ino congo nono niyo muzehe yampaye iyo nihanaguye neza njyana gusenga cyumweru ndayihanagura mu gitondo nkahita nyijyana gusenga mba narinde nkahita nanatereza wundi uriya mana yanjye aba yatuzengereje mu rugo ese ahantu muvoma si hafi mu kanya tujyane reka turebe n'ivoka azihaye voka iziryoshye ariko ziryoshye mama niyo ntuduhende ako twakwa turyoshye cyane ni kuri iyi twumvisha kumva n'ibibazo byose njye nyumvisha hawe uyu munsi iyi ndayishyura nisanga ibisi niyo wamuhaye turayitwara isabune nta kibazo turayitwara irya harya umuntu wumva ariyeho rimwe iraryoshye yego okay reka noneho dutware hano uduhereze hano imwe uduhereze nangahe hano wowe waduhereze ijana dutware ebyiri hanyuma uyu nguyu aduhere desa wenda imwe desa cyane ibyitanu voka wumvishe ko waretse kuduhenda mama ni ibyitanu voka kadushyiremo ni desa ni iryitanu uyu ni desa kuko aduhaye ebyiri ni iryitanu murakoze umuvugisha abashyitsi bakajya batwara imizigo natware ntambabaye kandi ubwo ngubwo nta kindi kintu twari bwahera ibiro bitatu mudukomere turi kuganira byo gutahana kare nabibonaga ko bari kubahera icyabuze ujye ubabwira yabwira ko ari cyo gishya vuba oya iki ntabwo gihasika neza iki ngenzi oya jya ubwira ngo icyabuze gishya vuba natwe nawe ibyo tuvuga icyabuze gishya vuba ariko ese uyu mwana aho twayereye ke bite wowe uzagira ubwenge cyane abashyitsi baraje bambwa tujye guhaha kimwe ko umuntu nk'uyu abakurikira yambaye gusa gusa ibi ni ibiki sinzi muri quartier ndebera kwera ibijumba ari guhekenya nshyira nk'ubu uzakura ryari kuko uriye ubusa nisonze ariko ushonje iki mu rugo ntabwo batetse deni wowe urakurikira abashyitsi reba ukuntu umeze ibisubi n'ibiki ubu se wanoze basi reba kino kintu reba swara reba nawe nawe koko umusirimu nawe umusirimu hehe se ngenda umusitari muri quartier
nawe none umuntu we yakujya inyuma hano nitwa Isirabahenda muri quartier. Zana hano mbabari ugende. Nagende tugere mu rugo yamaze kumera neza. Mugenda na kino kivido gisa umva simvuye gutirura kwa Maria Rose. Rebera akabido kacu kuntu bakagize. Nago boza nanjye nyine. Baranagahombanyije. Nagatware then turahita tuduherekeza. Mu mikijumba ngenda ndahekenya kuko ndashonje. Amahoro bro gerayo. Mu bibanguka. Turaje subizi. Unzanire n'udutunga ngegera. ese musaza wawe umva ngo nyina wayigira umuntu wangu umustar ntabwo bikunda kwiyo mimi nambaye ni papa wawe yashaka ngo yigana mingwara modoni mitsutsu umva uri yabasetsa imbavu okay ngenda adonye n'imitsutsu ngo kubicyamamare na mitsutsu umva yagusetsa uri yakumva uruse kandi uzi ibiro bitabyombi warufite mwasanze bikarera turi kugura nawe uriya we nta kigenda bari abantu cyo kuba twagurire vokara inahangana nzi ko barahura mu baturanyi bagiye kuzana ikibiriti we ko ntaho bataniye nawe muri Kigali tuba ariko ubuse reba hari no kugwa kavura nihe wajya kurora wasanga byazi sisi batekera mu bikoro bwa nyine wawugeza hariya gufite byagorana byaba byazinye kubera ari mu mvura dutekerewe rero imitekerereze